Hallelujah. Hallelujah. Mwaramutse. Good morning. Amazina yanjye ni Mugisha Angel. My name is Mugisha Angel. Nkaba ndi n'umusore ushima Yesu Kristo. So I'm a youth who are thankful to Jesus Christ. Akaba ariyo mpamvu mpagaze hano kugira ntange ubuhamya bw'ibyo yankoreye. That's the reason I'm standing here to testify of Jesus. Mbere na mbere ngiye kumanza kubabwira mbere y'igihe nakira agakiza. First of all, I will share my story before I received the salvation. Ubundi agakiza nakakiye ngeze hano. So the truth is that I received the salvation as soon as I arrived here. Rero ubwo ibyo nanjye kubabwira ni mbere y'uko ngera hano. So I will start from how I lived before this place. Ubundi nakuriye mu itorero. So I grew up in the church. Kuva nkiri muto nakuriye muri Sunday school. Since I was a kid, I grew up in Sunday school. Kandi ababyeyi banjye n'ubundi bantozaga gusenga. And my parents also taught me to pray. Ariko ubwo buzima bwose nubwo nasengaga ni ibintu nanjye nakurikiraga ababyeyi banjye bakoraga. So but that kind of a life was just to obey my parents. Kuko nanjye bakuze mbona bakunda gusenga cyane. Because I saw them courageous to the religious things. Nanjye rero bintera gusenga kandi mbikunze bitewe nuko ababyeyi banjye nabonaga basenga. And I passionately did imitating my parents. Wenda byose si ndi bubivuge ariko ndi buvugeho ikintu kimwe mite ngaruka igihe nakiye agakiza. So maybe I will not speak much on this. I will talk on one thing, then I move to the story of how I received the salvation. Igihe nakiraga agakiza cyanyibukije igihe nabatizwaga. So the day I received the salvation reminded me the day of my baptism. Nibuka umunsi bambwiye ko nzabatizwa nagize urujijo. So the day I was told that I'm appointed to go to the baptism, I felt confusion. Naribaje nese uyu munsi nindamuka nkoze icyaha kandi ejo ndi bubatizwe biragenda ute? So I hoarded myself and wondering what if I sin yet tomorrow is my baptism day. Ndabyibuka uwo munsi no munsi ni ikinyarwanda sinkiza ariko niyo ari ukwigendesera. So the previous day of my baptism was a day it was difficult for me for holding myself. Muraza kumbabarira ikinyarwanda sinzi kukivuga neza ariko I'm sorry for you because of my shortage of Kinyarwanda grammar. Rero narabatijwe. So finally I got baptized. Ariko nibuka ko umunsi ubwo wakurikiye wo kubatizwa. And I remember the next day of my baptism. Narongeye n'ubundi nkora icyaha. So I sinned. Bintera kwibaza ndetse no bintera kugira ubwoba. So and I felt nervous. Rero ubwo buzima kuva icyo gihe nabayeho nk'umuntu ufite ubwoba ku buryo nashatse no kubibaza. So and then since then I lived with the confusion to the point I was to ask my leaders. Rero narabibajije baransubiza bati iyo umuntu abatijwe cyangwa iyo ubaye mu Kristo nyakuri nibwo ibigeragezo biza. So I asked why did I commit sin after baptism. They said it is the time the Satan starts to fight against you. Rero kuva icyo gihe byanteye kwibaza impamvu umuntu abatizwa akaba ari bwo ageragezwa cyane cyangwa akaba ari bwo
agera mu gihe noneho cyo gukora ibyaha cyangwa akaba ari byo bimugerageza. So, and then that answer brought the other question. Why after baptism it is actually the period one goes to the battles? Rero byanteye nanone gutangira kumva nabi ndetse no gutangira kwita ku bavugwabutumwa. So from then on I started to judge the evangelists and the preachers. Rero ubwo twari dutuye Gisenyi niho nasengeraga. So I was in Gisenyi. Rero ababyeyi baza kwifuza ko tuhava tukaza i Kigali. So and my parents decided to shift from there to Kigali. Rero ubwo twazaga i Kigali nagendaga nsenga bitewe naho numvise nshaka gusengera. So and when I arrived in Kigali I used to worship in the place which fits with my emotion. Cyangwa rimwe sinjye no gusenga. Sometimes I couldn't attend any church service. Umunsi umwe anko wanjye Mucyo aza kuntumira hano. And then one day Mucyo invited me here. Naje hano ari ku Cyumweru. And I came, it was on Sunday. Naje nakerewe ariko nsanga harimo ijambo ry'Imana. So I was late, but I entered while the preaching started. Icyo gihe nasanze bari kubwiriza mu Baheburayo. So that time the preaching was in Hebrews. Ibice 10 umurongo waho wa 10. Verse 10, chapter 10, verse 10. Abaheburayo ibice 10 umurongo waho wa 10. It is in Hebrews chapter 10, verse 10. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa bibe bihagije iteka. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ni byinshi bavuze uwo munsi ariko iri jambo niryo nafashe mu mutwe. So I had much things, but I kept in my mind this verse. Jewe iri jambo ntiryanteye urujijo ahubwo uwo munsi ryanteye ibyishimo. This word, instead of confusion, it brought the joy in my heart. Ko munsi nibwo bwa mbere nari numvishe abantu bavuga kuri Yesu Kristo, numva ndanezerewe. Because it was my first time to hear the preaching exactly to Jesus Christ. Bakivuga iryo jambo ko twacunguwe rimwe kandi bibe bihagije iteka. So and then the time I heard that we are just sanctified once for all. Ikintu cyanjemo nahise numva muri njyewe nsa nk'uruhutse, sinzi umunaniro nari mfite uwariwo. So I felt rest. I didn't know the kind of burdens was on me. Ku buryo pasiteri yabwirizaga numva ubwanjye nuzuye umunezero ndi no guseka. Because while the pastor was preaching, for me I was laughing in my heart. Ubundi Mucyo yari yarambwiye ati ujye uza udusure igihe wabonye umwanya. So actually Mucyo told me whenever you get time you come to our place. Ariko kuva icyo gihe numvaga ahubwo ari njye ubikeneye atari uko yabinsabye. But that time he couldn't invite me, but I was personally inviting myself. Rero icyo gihe nagiranye fellowship na Mama Sharon. So later on I had a fellowship with Mama Sharon. Yansabye nimero. She asked me my contact. Nanjye ubwanjye wenda naribaje ntese uyu mumama azajya nyandikira cyanjye nzamwandikira iki. So I was confused. How are we both going to chat like different age? Ariko ikintu cyantangaje nuko igihe cyose nabaga ndi mu rugo nkabona ari yohereje audio. So but I was surprised whenever I was at home I could see the audio already sent to me.
rero ubwo nayumvaga nanjye byatangiraga kunkoraho buri munsi. And I could hear the audio, and after the audio touched my heart. Uko nazumvaga ahubwo nkumva nanjye nshaka kubisangiza abandi. So and after listening the audio, I could be eager to move to some people, and I share the news. Nibuka numvishe rimwe audio imwe. I remember once I had an audio. Numva nshaka noneho kubiganiza mu rugo. And I felt to share to my household. Nibuka naganiye na nyogokuru turyama saa sita z'ijoro. So that day I shared with my grandma, and we went to the bed in the midnight. Mubwira kuri iri jambo gusa nasomye mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 10. I was just only preaching this verse of Hebrews chapter 10 verse 10. Nawe yambajije ikibazo nanjye ubwanjye sinzi uko byagenze, ati none abantu bazikorera ibyaha uko bashaka. So she asked me the same question, saying, if so, people are freed to commit sin. Rero byanteye kugaruka hano noneho gushaka ubusobanuro buhagije. So the question pushed me to come back to get the clear answer. Ariko ubwo nageze hano ngarutse nanone naje kunguka ikindi. So the day I came back, I got the other thing. Naje kumenya noneho icyaha icyari cyo icyaha Yesu yaje kudukiza icyari cyo. So I came to realize the real sin and the mission of Jesus Christ to the earth. Aribwo naje gusanga burya bwose nagize icyaha ntaranavuka. So that time I realized that I was a sin. I became a sin even before my birth. Nuko rero binyuze mu buntu bw'Imana mba ningiye no muri korali. So through the grace of God, I found myself in the choir. Ndetse n'abayobozi bangiye icyizere mba umwarimu hano. And also the leaders of here, they gave me the opportunity to be a teacher at this place. Birangira muri ubwo buryo Imana ko yashakaga kunyigisha mbambaye no mu itorero. And finally God brought me in the church because he had a special will on my life. Rero ubwo buzima bwose Imana yemeye ko mbamo kugira inyigishe, naje kuruhuka umutima. So God used such a kind of a channel so that my heart can receive the rest. Byose sindi bubivuga, ariko ijambo ryamfashije riri mu Baheburayo ubwo numvaga noneho ibyo byose. So and I will also talk about the other verse in the book of Hebrews. Mumbabarira Abefeso ibice 2. I'm sorry, in Ephesians chapter 2. Abefeso ibice 2 umurongo wa 8. So verse 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Umurongo wa 9, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Rero ubwo numvaga iri jambo ko twakijijwe kubw'ubuntu, The day I heard this verse too, that we are saved by grace, nibwo nanjye nemeye kwakira ijambo ry'Imana. that is the day I exactly received the grace of God. Nibwo nabonye ko ibyo nkora byose cyangwa kwigendesera kwanjye ntacyo bimaze. And that day I came to realize that my
my attention and my works are no longer something great. cyangwa se si kubw'uko ari njyewe ukunda Imana, And not of my love towards God, ahubwo Imana niyo yankunze bityo itanga umwana wayo kugira ancungure. but God loved me and He sent His begotten Son to redeem my soul. Bityo nanjye nemera kwakira amaraso ya Yesu Kristo, nanjye aranyeze. And I received the precious blood of Jesus. Ariyo mpamvu nanjye ubu ngubu ndi umwana mu itorero kandi uyobowe n'ijambo And ry'Imana. that's why I'm also a child in the church, and I'm running the life to live being guided by the word of God. Ariyo mpamvu nanjye ubuzima bwanjye bwa buri munsi mbaho ndi gushima. And in my daily life, I'm always thankful to God. Kuko nagiye nsanga usibye no kuba yarancunguye, n'ubuzima bwanjye bwose mbaho, n'ibyo nkora, n'ibyo mbona mu buzima bwanjye byose mbihabwa n'Imana. And not only the salvation or redemption, but even my entire life are all under the providence of God. Kenshi nk'urubyiruko hari byinshi tuba dukeneye, tubona tuzageraho, cyangwa dukeneye amafaranga menshi, dukeneye kuryoshya, ariko buriya nanjye ndashimira Imana ahubwo ko mba ndi mu itorero numva ijambo ryayo. As youth, we have so much ambitions and we want to enjoy our lives, but I'm thankful that I'm kept in the church. Murakoze cyane. Thank you so much.